Nitwa Mukanziza Rebeka, ndubatse, ndashimira Umwami Yesu ungiriye neza akampa akanya ko kuganira n'abantu b'Imana ku cyigisho cyiza cyane gifite insanganyamatsiko igira iti ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Mbere na mbere tubanze dusenga Imana. Turagushimye Mwami w'abami, utwara abatware, ndakunezera uhabwe icyubahiro, uduhaye umwanya wo kuganira n'abantu waremye, ndakwinze kugira ngo uzuvugane natwe kandi iri jambo risobanura uko bikwiriye, mu izina rya Yesu tubyambaje, amen. Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, igice cyaho cya 4, umurongo wa 12 haravuga ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cyiza cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo rwawe no ku kwizera no ku mutima uboneye. Kugeza aho nzazira, ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Ntukirengagize impano ikurimo iyo waheshejweho n'ibyahanuwe, ubwo warambikwagaho ibiganza n'abakuru. Ibyo jya ubizirikana kandi abe ari byo uhugukiramo kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose. Wirinde ku bwawe no ku nyigisho wigisha, uzikomeze, kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva. Pawulo yahuguriye Timoteyo, umusore ukimara kwakira Yesu ukiri muto, aramubwira ati ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cyiza mu byo uvuga, mu byo ukora, mu ngeso zawe, kandi wirinde ku bwawe no ku nyigisho wigisha, uzikomeze, kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva. Ube icyitegererezo cyiza rero mu byo uvuga, ubere urugero abizera ndetse n'abatizera. Amagambo tuvuga aba ari amagambo ahesha Imana icyubahiro. Reka dusome muri Matayo igice cyaho cya 12, umurongo wa 36 kugeza 37, haravuga aya magambo: kandi ndababwira yuko ijambo ry'impfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi n'amagambo yawe niyo azagutsindisha. Urumva ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo ndababwira yuko ijambo ry'impfabusa, uyu ni Yesu wabivugaga, yarabyivugiye ngo kandi ndababwira yuko ijambo ry'impfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi n'amagambo yawe niyo azagutsindisha. Dusuzume neza abavandimwe mu nteze amatwi, turebe amagambo tuvuga, aho twirirwa, aho dukorera. Mbese amagambo tuvuga ko azatujyana mu rubanza? Amagambo tuvuga agira n'ingaruka muri sosiyete. Amagambo tuvuga agira ingaruka mu badukikije. Iyo ari amagambo meza ahesha abandi umugisha, iyo ari amagambo mabi agira ingaruka mu bo tuvuga. Mbese amagambo tuvuga ameze gute? Matayo igice cyaho cya 5, umurongo wa 22 avuga ngo ugututse akakuvuga nabi, akakwandagaza, agutesha agaciro, akakubuza gukundwa, kuko ukwitegereje kubonamo bya bindi byavuzweho, maze ukambara urubwa rw'uruvugo. Urumva rero, iyo umuntu yakuvuze amagambo, urugero wamvuze amagambo mabi cyane, nubwo waba umbeshyera uwo yabwiye ntabwo abizi, ariko uzajya mbona wese azajya mbonamo ya pica y'ibyo wamubwiye. Mu by'ukuri uba ukoze n'irindi wishe itegeko ry'Imana rivuga ngo ntukibe, kuko izina ryanjye waryibye, izina ryanjye waryandagaje, kandi Yesu yarivugiye ngo amagambo tuvuga azatujyana mu rubanza. Niyo mpamvu tugomba kwitonda tukagenzura amagambo tuvuga, nimba ari amagambo adahesha abandi umugisha, nimba ari amagambo y'impfabusa. Yesu yavuze ngo amagambo tuvuga muri Matayo igice cyaho cya 12, umurongo wa 36, kandi ndababwira yuko ijambo ry'impfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi n'amagambo yawe niyo azatuma utsinda cyangwa ugatsindwa. None nkubaze, amagambo tuvuga ubona azatuma dutsinda urubanza?
Yakobo igice cyaho cya 3 umurongo wa 2 kugeza 5 haravuga ngo umuntu wese udacumura mu byo avuga aba ari umuntu utunganye rwose, yabasha no gutegeka umubiri we wose. Yakobo igice cyaho cya 3 umurongo wa 6 kugeza 10, mu kanwa kamwe havamo gushima, ubundi hakavamo amagambo y'urwango, havamo amagambo meza, ubundi hakavamo amagambo mabi. Imana itubabarire, iturinde kugira ngo amagambo dusohora abe ari amagambo y'umumaro, abe ari amagambo y'umugisha, ahesha abandi umugisha. Tugenzure amagambo tuvuga. Imana yatugiriye neza iduha kuvuga, reka none amagambo tuvuga abe ari azanira abandi umugisha. Mu Migani igice cyaho cya 4 umurongo wa 24 haravuga ngo ikuremo umunwa uvuga iby'ubugome. Niko mu Migani havuga, twikuremo umunwa uvuga iby'ubugome. Imigani igice cyaho cya 4 umurongo wa 24 niko havuga, ikuremo umunwa uvuga iby'ubugome. Imigani igice cyaho cya 15 haratubwira aya magambo guhera ku murongo wa 1: gusubizanya ineza guhosha uburakari, ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Ururimi rw'abanyabwenge rugaragaza ubuhanga uko bikwiriye, ariko akanwa k'abapfapfa gasesagura ubupfu. Amaso y'Uwiteka aba hose, yitegereza ababi n'abeza. Ururimi rukiza ni igiti cy'ubugingo, ariko ururimi rugoreka rukomeretsa umutima. Umupfapfa ahinyura igihano se amuhana, ariko uwemera gucyaha ni we ugira amakenga. Tugere n'Imigani igice cyaho cya 15 umurongo wa 26 haratubwira aya magambo: imigambi mibi ni ikizira ku Uwiteka, ariko amagambo anezeza aramutunganira. Imigambi mibi ni ikizira ku Uwiteka, ariko amagambo anezeza aramutunganira. Biri mu Migani igice cyaho cya 15 umurongo wa 26. Twajya ku murongo wa 28: umutima w'umukiranutsi utekereza icyo ari busubize, ariko akanwa k'umunyabyaha gasesagura ibigambo. Imana itubabarire. Umutima w'umukiranutsi utekereza icyo ari busubize, ariko akanwa k'umunyabyaha gasesagura ibigambo. Imigani igice cyaho cya 16 umurongo wa 20 haratubwira aya magambo: uwitondera ijambo azabona ibyiza, kandi uwisunga Uwiteka aba ahirwa. Uwitondera ijambo azabona ibyiza, kandi uwisunga Uwiteka aba ahirwa. Ku murongo wa 24: amagambo anezeza ni nk'ubuki, aryohera ubugingo bw'umuntu, agakomeza ingingo ze. Haleluya! Amagambo anezeza ni nk'ubuki, aryohera ubugingo bw'umuntu, agakomeza ingingo ze. Imana itubashije kuvuga amagambo ahesha abandi umugisha. Naho Imigani igice cyaho cya 18 umurongo wa 13 haravuga aya magambo: usubiza bakimubwira bigaragaza ubupfu bwe n'ubushizi bw'isoni. Wajya ku murongo wa 21: usubiza bakimubwira bigaragaza ubupfu bwe n'ubushizi bw'isoni. Ku murongo wa 20 haravuga ngo ururimi rwiza ni rwo ruhaza inda y'umuntu, kandi amagambo meza yunguka niyo amuhesha guhaga. Ururimi rwiza ni rwo ruhaza inda y'umuntu, kandi amagambo meza yunguka niyo amuhesha guhaga. Wajya ku murongo wa 21 avuga ngo ururimi ni rwo rwica, kandi ni rwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Urumva rero ayo ni amagambo Bibiliya yagiye ivuga ku rurimi. Reka twumve n'icyo ubushakashatsi bwakoze ku rurimi. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu by'ururimi rwagaragaje ko umuntu uvuga amagambo make avuga amagambo 1000 ku munsi. Ubushakashatsi bwagaragaje neza ko umuntu uvuga amagambo makeya ku munsi avuga amagambo 1000.
ubwo mu cyumweru umuntu uvuga amagambo make avuga amagambo ibihumbi 7. Mu kwezi umuntu uvuga amagambo make avuga amagambo 210,000. Mu mwaka umuntu uvuga amagambo make avuga amagambo ahwanye na 2,520,000. Nibura imyaka 45 umuntu amaze, ubwo umuntu uvuga amagambo make yaba amaze kuvuga amagambo 1,113,400. Ngurwo ururimi. Turagaruka ku ijambo Yesu yivugiye muri Matayo igice cyaho cya 12 umurongo wa 36 kugeza 37 avuga ngo, kandi ndababwira yuko ijambo ry'impfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi n'amagambo yawe niyo azagutsindisha. Ntibaza ngo aya magambo umuntu avuga mu cyumweru ahanye n'ibihumbi 7, cyangwa se mu kwezi ku muntu uvuga amagambo make 210,000, cyangwa se mu mwaka umuntu uvuga amagambo make uvuga 2,520,000 by'amagambo. Ku muntu ufite imyaka 45 avuga utugambo duke cyane yamaze kuvuga amagambo angana na 113,400. Mbese nkubaze, amagambo tuvuga ahesha abandi umugisha? Umuntu uvuga amagambo make ku munsi, ubundi bushakashatsi bwagaragaje ko mu cyumweru yakuzuza igitabo cy'amapaje 320. Ubwo ni ubundi bushakashatsi bwaragaragaje ko umuntu uvuga amagambo make yakuzuza igitabo cy'amapaje 320. Iyumvire nawe mu cyumweru kuzuza igitabo cya paje 320 y'igitabo. Mu kwezi ubwo yaba amaze kuzuza ibitabo 4, mu mwaka ubwo yaba amaze kwandika ibitabo 48 bya paje 320. Kuba imyaka umaze ku isi maze urebe ibitabo waba amaze kwandika bikoreshejwe n'amagambo yawe. Ntibaza ngo amagambo uvuga ahesha abandi umugisha? Mbese amagambo uvuga yatuma abandi banezerwa? Amagambo tuvuga ahesha Imana icyubahiro? Dusabe Yesu guhinduka kugira ngo amagambo tuvuga agaragaze ko turi abagenzi bajya mu ijuru. Amagambo tuvuga agaragaze ko twabanye na Yesu kandi ko dukorana nawe. Igitabo cya Olivier Birara mu gitabo yanditse kivuga ngo reka inzozi zawe zibe impamo, kuri paje ya 45 yaranditse ati, iyo imvura y'amagambo igwa ntukavuge, kuko ntawe ukenera kukumva, ahubwo wongera mu gicucu cy'ishobora byose, ntugakonjere abo mutanyagiramo. Mu gihe imvura y'amagambo iri kugwa bitewe na situwasiyo urimo, ceceka, ntawiteguye kukumva, ntawiteguye kumva n'ubusobanuro bwawe. Isunga Uwiteka niwe uzanyuranya ibihe maze nawe ugahabwa ijambo, kandi ntugakonjere uwo mutanyagiranywe. Urugero, muri icyo gitabo baduhaye hari abapadiri 2 bavaga mu rugendo basanga umugezi wuzuye. Umugore wari utwite yabuze uko yambuka uwo mugezi, kandi uwo mugore yari atwite anikoreye inkwi yatahije, maze umupadiri afata inkwi ze aramwambutsa, maze afata n'uwo mugore aramuterura aramwambutsa uruzi. Maze mugenzi we bageze mu kigo amubaza impamvu yikoreye umugore kandi amategeko yabo atabimwemerera. Maze umupadiri aramureka aravuga we. Abonye arangije maze amubwira mu ijwi rituje ati, mbabajwe nuko njye namwikoreye akanya gato, wowe ukaba urangije umunsi wose ukimwikoreye. Ntukikorere abandi mu magambo, turebe ingemu tugemuriye abandi mu magambo, kuko mu ishusho y'uwo ubibwiye uba umwangishije uwuvuga. Turebe ingemu tugemuriye abandi. Hari ukuntu umuntu aza akakubwira ngo byagenze gutya, akakubwira ingemu wari wibereye mu mutekano nta kibazo, ariko undi muntu yakubwira ngo kanaka yakuvuza ibi, kanaka yakuvuza ibi, ukabona biramubabaje, umushyiriye ingemu mbi,
Imana iturinde kugemura ingemu mbi, ahubwo tuvuge amagambo ahesha abandi icyubahiro. Reka tugenzure neza imivugire yacu, niba yubaka cyangwa isenya, niba igaragaza ko turi abatajuru, reka tuvuge ibihesha abandi umugisha. Ntakagire uhinyura imyizerere yawe cyangwa ubusore bwawe, ahubwo reka tube icyitegererezo cyiza mu byo tuvuga, mu byo dukora no mu ngeso zacu. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Mu nyandiko z'ibanze paje 47 haravuga ngo si ikintu cyoroshye kuba umukristo. Turi ubwoko bwatoranijwe y'ishyanga ryera. Kuba twaramaze kwakira Yesu Kristo tukamwakira ntabwo ari ikintu cyoroshye. Iri zina kuba umukristo ukitirirwa izina rya cyami ni izina rihambaye, ni izina ritangaje. Abamarayika bavuga bayipfutse mu mutwe, ni izina ry'igitangaza. Rero kuba Imana yaratugiriye icyizere ikaduha izina risumba ayandi, izina ryo kwitwa umukristo, tukitirirwa izina rya Kristo, ni iby'ingenzi ku buzima bwacu. Reka tuganire ibya Yesu, reka tuvuge ibya Yesu, tuzasa nawe. Ese kuki tutavuga amakuru y'abagabo bacu? Ese kuki tutavuga amakuru y'abagabo bacu n'abagore bacu cyangwa abana bacu? Nuko tubakunda. Genzura icyiza bakora aba ari cyo kwamamaza, kandi we kwamamaza intege nke zabo, kuko hari ibyiza bakora. Impamvu duhishira ibibera mu ngo zacu nuko tubakunda, nuko tuwitaho. Umubyeyi afite umwana wamunaniye ntabwo ashobora kumwasasa ku gahinga ngo abivuge, ahubwo aramuhishira. Rero natwe muri bagenzi bacu nubwo hari ibitameze neza, Uwiteka azabagirira neza, bazagenda babinonosora uko bazarushaho kwisunga Imana, bazarushaho kunoza ibitameze neza. Impamvu tutavuga abo mu ngo zacu nuko tubakunda. Impamvu twasasa inkuru mbi mu bandi muri bagenzi bacu nuko tutabakunda. Uwiteka aduha urukundo rwo kubakunda, kandi ijuru ryose ririteguye kugana Yesu. Paje 186 isubiheruka. Umukiza wacu yaritondaga akamaramaza muri byose. Reka n'abamukorera twitonde mu byo tuvuga, twitonde mu byo tubwira bagenzi bacu, turebe ingemu tubashyiriye amagambo, niba iyo ngemu hari ikimufasha, nimba hari ikimwungura. Rwose ndabinginga cyane kugira ngo dutangire turebe ngo aya magambo ngiye kuvuga kanaka hari icyo amumarira, hari icyo amwungura. Maze nusanga n'ubundi nta mumaro biri mu mwungure, ubireke. Ibyo kuganira birahari. Twaganira iby'abagabo n'abagore babaye intwari, twaganira iby'uru rugendo, twaganira iby'amateka y'abatubanjirije ukuntu babaye intwari, twaganira urukundo rw'Imana isumba byose bikemera. Reka twe gupfusha ubusa mu matiku y'amagambo, tutanga igemirura ngo bakuvuze. Nimba bakuvuze hari Imana yavuze mbere yawe, kandi icyo Imana yakuvuze izagisohoza. Reka amagambo y'abantu bigukerereza. Oya rwose mukristo songa mbere, wikererezwa n'amagambo ngo baravuze, ahubwo Uwiteka aguha imbaraga. Na Yesu waramuvuze, bamuvuze ibikomeye, bamwise amazina mabi, bamututse ibitutsi bataragutuka. Ibyo byose yarabyihanganiye, araducungura. Nawe wicika intege kubera amagambo ngo kanaka yaramvuze. Oya, ni umuntu yakuvuga, ariko umenye neza ko hari Imana yavuganye nawe, hari icyo Imana yavuganye nawe. Ni Imana irinda isezerano ikarisohoza. Wicika intege ngo yikure mu murimo ngo barakuvuze. Nibyo koko birashoboka ko bakuvuze, ahari Satani yarabakoresheje barakuvuga, ariko bababarire. Ni ukuri, kandi ni ukuri hari icyo Imana yakuvuzeho. Ni Imana irinda ijambo yavuganye nawe kandi izarisohoza. Rero natwe dukurikiye, nanjye ubabwira, reka Imana iduhe izindi mbaraga. Dusuzume amagambo tubwira abandi, nimba ari amagambo ahesha abandi umugisha, kandi nimba ari abatuma abandi bagenzi bacu bababara, twayareka. Ni ukuri. Yakobo igice cyaho cya 2:7. Reba, bera icyitegerereza abandi, bikurikize ibyo uvuga, kandi tubere abandi umugisha. Ndasoreza kuri iri somo mbabwiye, Yakobo igice cya 2:7, aho badutegeka kubera abandi icyitegererezo cyiza mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu magambo tubabwira, tugahesha abandi umugisha.
izina ry'Imana yacu rigahabwa icyubahiro. Yakobo igice cyaho cya 2:7. Sibo batuka rya zina ryiza mwitirirwa? Nyamara niba musohoza amategeko y'umwami wacu, uko byanditswe ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, muba mukoze neza. Rero nimba ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, umuntu arikunda, ntabwo yifuza ko bamuvuga nabi, ntabwo yifuza yuko bamusebya mu bandi, ntabwo yifuza ko bamutesha agaciro, kandi iyo tuvuga bagenzi bacu tuba tubatesha agaciro, tugaragaza imbaraga nkeya zabo aho ziherereye. Nta muntu wabura intege nkeya, ariko hari n'imbaraga nyinshi baba bafite. Reka twige gushima ibyiza biri muri bagenzi bacu, reka amagambo yacu abe makeya, kuko amagambo tuvuga azatujyana mu rubanza. Reka twige guturiza imbere y'Imana, kandi tuvuge amagambo ahesha abandi umugisha. Uwiteka bidushoboze kandi atugirire neza, mu izina rya Yesu, amen. Dusenga Imana. Mwami w'abami turagushimye, turarebye tubona twavuze amagambo akakaye, twavuze abaturanyi bacu, twavuze abantu bawe wiremeye, turatsinzwe, tubabarire, uduhe gutangira intangiriro nshya, kandi utwuzuza amagambo y'ubwenge ahesha abandi umugisha. Uturinde kongera kubasebya, turinde kongera kugaragaza intege nke zabo, turinde kugaragaza ubwambure bwabo, ahubwo tubabarire mu kundwa. Amazina yacu yandike mu gitabo cy'ubugingo, aho twagaragaye hose dusebanya, tuvuga ibiri byo n'ibitari byo. Tubabarire Data wera, kuzuza izindi mbaraga. Ijambo rye rivuga ngo tuzahabwa imbaraga Umwuka wera natumanukira. Reka njye n'abakurikiye kino cyigisho uduhe gukaraga ururimi karindwi, turebe amagambo tugiye kuvuga nimba ari amagambo azana impinduka mu gihugu ndetse no mu itorero. Reka amagambo tuvuga Mwami Nyiringabo aba ari amagambo ahesha abandi umugisha. Aho twakoze nabi ni henshi, twarasebanije Data tubabarire, twakoze ibyangwa n'Uwiteka tubabarire. Tuje imbere yawe kugira ngo tweze. Urakoze kutwakiriye, uduhe intangiriro nshya, uduhe gusohora amagambo y'ubwenge ahesha abandi umugisha. Ubidushoboze mu izina rya Yesu, amen.